umunezero udashobora gukurwa n'icyari cyo cyose byaba ari ukubabara yewe n'urupfu bidashobora kutwambura. Today we will learn that joy is not from success but from surrender. Turaza kumenya ko umunezero naguva ku byo twagezeho ahubwo uva mu kwiyegurira Imana. It's not from ease and comfort, it's from a spiritual hunger. Ntago ari handi tuba tuguwe neza dufite ibintu byose ahubwo mu kugira inyota yo mu buryo bw'umwuka. This is supernatural joy. Uwo ni wo munezero uhebuje turi kuvuga. The kind that only Jesus can give. Umunezero Yesu Kristo wenyine atanga. Good morning, good morning. Mwaramutse mwaramutse. It is good to be in the house of the Lord. No umunezero kuba mu nzu y'Imana. It is good to be in the house of the Lord with you. Kandi no umunezero kuba mu nzu y'Imana turi kumwe namwe. We sung a song before, unless the Lord builds a house, those who labor toil in vain. Nuvango twaririmbye ngo Uwiteka atari we wubatse inzu abarinzi abubatsi babera amaso bubakira ubusa. It made me think, what house are we building? Byatumye ntekereza ese nuwe bwoko bw'inzu turi kubaka? What house are you building? Ni yenzu wowe uri kubaka? This message today is not about a house. This is about a kingdom. Ubutumwa ngiye kuvuga uyu munsi ntabwo ari ubutumwa bw'inzu ahubwo ni ubutumwa bw'ubwami. Jesus Christ says, Yesu Kristo yaravuze ngo the kingdom of heaven is at hand. Ubwami bw'Imana buri bugufi buri hafi. And this is what he meant. Kandi ibyo byasobanuraga ibi. That people from every tribe and tongue and language would come together and worship the true king. Abantu baturutse mu mahanga yose mu ndimi zose bazaza baramya umwami w'abami. And so there's not only a kingdom to celebrate and a king to enjoy, but there is a gift that Christ has for us today. Ntago dufite umwami wo guhimbaza n'ubwami bwo kwishimira ariko hari n'umukiza tugomba nawe kuramya no gushyira hejuru izina rye. This gift is supernatural. Nuvango iyo mpano twahawe ni impano idasanzwe ihambaye. It is supernatural joy. Nuvango ni umunezero uhebuje. Not just joy on Sunday morning, singing and praising with your friends in your community. Atari umunezero wo guhimbaza ku cyumweru gusa mu gitondo uri kumwe n'abavandimwe n'inshuti zawe. It is that, but it's more. Ahubwo ni ibyo ariko birenze ibyo. It's supernatural joy in suffering. Ni umunezero uhambaye ariko mu gihe cyo kurenganwa. In sorrow. Muri cyage cy'agahinda. Even in death. No mu gihe cy'urupfu. Nothing can take this supernatural joy away. And so, let us dive in today into this famous passage of Jesus' teaching, Matthew 5, verse 1 through 12. Tugiye kugana ku magambo y'ikibwirizo gihambaye Yesu yabwirije dusanga muri Matayo ibice 5. But before we do that, mbere ko dusoma Matayo ibice 5, because this is a supernatural joy, kubera ko tugiye kuva ku munezero uhambaye uhebuje, we need a supernatural power. Dukenera nanone imbaraga zidasanzwe. And so let's pray to the supernatural for that now. Reka rero dusenge kugira ngo twakire izo mbaraga zidasanzwe. Heavenly Father, Data wa twese mu ijuru, God of all creation, Imana yaremye byose, the source of all wisdom and knowledge and power, inkomoko y'ubwiza bwenge bwose n'imbaraga, the God who sent his son to earth Imana yohereje umwana wayo hano ku isi in love for us to save us, kandi akaza kugira ngo adukize, that we might have this supernatural joy, kugira ngo tubashe kugira uyu munezero uhambaye uhebuje, that nothing in the world can take away. uyu munezero tutakwa n'ikintu cyari cyo cyose hano mu isi. And so, Father, we beg you, we pray for you, open the eyes of our heart. Data turakwinginze turasenze ngo kingura amaso y'imitima yacu. We want to see you. Kugira ngo tukubone. We want to see you in all your beauty and all of your glory. Tukubone mu bwiza bwawe, tukubone mu cyubahiro cyawe cyose. We need your supernatural power to change our hearts, to open our eyes. Dukeneye imbaraga zawe zidasanzwe zikingura imitima yacu, zihindure imitima yacu, zikingure amaso y'imitima yacu. Heavenly Father, we submit this time to you. Data mu ijuru uyu mwanya tushyize mu biganza byawe.
We submit our hearts to you, imitima yacu turayikweguriye and we pray that you would pour your Spirit into this place. kandi turasenze kuramanura imbaraga z'umwuka wera aha hantu Pour your Spirit into my heart kwaga imbaraga mu mitima yacu so that we might have supernatural power, kugira ngo tugire izi mbaraga zidasanzwe, the power to love, imbaraga zo gukunda, and the power to build an eternal kingdom with you. imbaraga zo kubaka ubwami buhoraho dufatanyije nawe. Amen. Amen. Matthew 5, verse 1 through 12. Matayo 5 umurongo wa mbere kugeza kuri 12. Jesus, seeing the crowds, he went up on the mountain, and when he sat down, his disciples came to him. Abonye abantu benshi azamuka umusozi, amaze kwicara abigishwa be baramwegera. And he opened his mouth and taught them, saying, Atero aya magambo ati, Blessed are the poor in spirit, for theirs is the kingdom of heaven. hahirwa abakene mu mitima yabo kuko ubwami bwo mu ijuru ari ubwabo. Blessed are those who mourn, for they shall be comforted. Hahirwa abashavura kuko ari bo bazahozwa. Blessed are the meek, for they shall inherit the earth. Hahirwa abagwaneza kuko ari bo bazaragwa isi. Blessed are those who hunger and thirst for righteousness, for they shall be satisfied. Hahirwa abafite inzara n'inyota byo gukiranuka kuko ari bo bazahazwa. Blessed are the merciful, for they shall receive mercy. Hahirwa abanyembabazi kuko ari bo bazazigirirwa. Blessed are the pure in heart, for they shall see God. Hahirwa ab'imitima iboneye kuko ari bo bazabona Imana. Blessed are the peacemakers, for they shall be called sons of God. Hahirwa abakiranura kuko ari bo bazitwa abana b'Imana. Blessed are those who are persecuted for righteousness' sake, for theirs is the kingdom of heaven. Hahirwa abarenganyirijwe gukiranuka kuko ubwami bwo mu ijuru ari ubwabo. Amen. Amen. Who among us desires to be happy? Ese muri twebwe ninde ushaka kubaho banezerewe? Ni bande bashaka kubaho banezerewe? Who wants a deep and lasting joy? Ninde ushaka umunezero wimbitse kandi uhoraho? The kind of joy that can't be shaken by circumstance or suffering or even death. Umunezero udashobora gukurwa n'icyari cyo cyose, byaba ari ukubabara yewe n'urupfu bidashobora kutwambura. Today we will learn that that joy is not from success, but from surrender. Turaza kumenya ko umunezero naguva ku byo twagezeho ahubwo uva mu kwiyegurira Imana. It's not from ease and comfort, it's from a spiritual hunger. Ntabwo ari handi tuba tuguwe neza dufite ibintu byose, ahubwo ni mu kugira inyota yo mu buryo bw'umwuka. This is supernatural joy. Uwo ni wo munezero uhebuje turi kuvuga. The kind that only Jesus can give. Umunezero Yesu Kristo wenyine atanga. Everything the human heart longs for is offered here in these words of Jesus. Nuvuga ngo ibintu byose isi itanga cyangwa ibiki byose bitanga byagombye kuba ari ibintu bituzana kuri Kristo. Wealth, power, comfort. Imbaraga, urukundo, kugwa neza, satisfaction, love, beauty, umunezero, ubwiza, kunyurwa, respect, honor, and a great reward. Kubahwa no kuhabwa ibihambaye nk'ingororano. But the path to obtain these things is different than we might expect. Ariko kugera kuri ibi bintu biratandukanye cyane. Jesus turns the path of joy of the world upside down. Nuvuga ngo Yesu yaraje ahindura inzira igeze abantu ku munezero arayihindura. Friends, come with me and let us explore this supernatural joy. Muze dufatanye kugira ngo twige ku uyu munezero uhambaye uhebuje. Verse 1. Blessed are the poor in spirit, for theirs is the kingdom of heaven. Hatangiye hatubwira ngo hahirwa abakene mu mitima yabo kuko ubwami bwo mu ijuru ari ubwabo. What does it mean to be poor in spirit? Listen if you want true wealth. So nuvuga ngo ese bivuze iki kuba abakene mu mitima? Tega amatwi wumve niba ushaka ubutunzi nyakuri. To be poor in spirit does not refer to financial poverty, but it's about spiritual humility. Ntabwo hano ari kuvuga ku bukene bwo mu mubiri, ahubwo ni ubukene bwo mu mwuka bwo mu mutima. It is a deep awareness of our neediness and our sinfulness. Ni uburyo twebwe twumva dukeneye Imana kandi cyagiye tuba tuzi ko turi abanyabyaha. To be poor in spirit is to recognize our spiritual bankruptcy apart from God. So nukwibuka yuko turi abakene igihe cyose tudafite iki? It says,
I bring nothing to God to earn his favor. Nothing. nuvuga ngo nukwibuka yuko iyo nje ku Mana ntacyo mba nyizaniye kugira ngo ngirirwe ubuntu bwayo. I rely on God for everything. Ahubwo ubuzima bwanjye n'ibyo nkeneye byose bishingiye ku Mana. So, this wealth lesson, if you want to possess everything of true value, even the kingdom of heaven, you must come to God with nothing. None isomo rya mbere rikomeye twise ngo ni isomo twakwita ngo ry'ubukire. Niba ushaka iby'agaciro biruta ibindi no kuraga ubwami bw'Imana, ugomba kwishyira Imana ntacyo uzanye kandi utishingikirije ku gukiranuka kwawe. This is the key to unlocking all of the other promises, spiritual poverty. Uru ni urufunguzo rufungura imigisha yose kugira ngo tuyakire. I must confess, I have a problem. Reka rero nature mfite ikibazo. I'm struggling with mercy. Akenshi ngwana no kugira ubuntu imbabazi. I'm struggling with patience. Ngwana cyane no kuko kwihangana nago ni ibintu nyirwana nabyo. In this moment right now through this week. Mwiki cyumweru, and I am convicted and reminded that I need to come back to the first one. The spiritual poverty is the start of these. Nibukijwe ko ngomba kugaruka kukuba umukene mu mutima mu buryo bw'umwuka kuko ari ryo tangiriro rya byose. But let's move on to the next one, number 2. Ariko icya kabiri turavuga uretse kuba abakene mu mitima. Blessed are those who mourn, for they shall be comforted. Havuze ngo iki? Hahirwa abashavura kuko ari bo bazahozwa. What does it mean to mourn? Listen if you want true comfort. Ese gushavura bivuga iki? Tega amatwi niba ushaka guhumurizwa. This mourning refers to a grieving of our sin and of the world's sin, not just sorrow and loss. So nuko ngo tugomba kuba mwisi dushavuzwe n'ibyaha byacu. It comes from recognizing the depth of our fallenness and our separation from God. Kugira ngo rero tubashe kubaho dushavuzwe n'ibyaha byacu nuko twibuka yuko turi abanyabyaha kandi ko ibyaha bidutandukanya n'Imana. Those who mourn in this way are promised deep and everlasting comfort. Abantu bashavuzwa n'ibyaha byabo bibatandukanya n'Imana nibo basezeranywa kuzahozwa mu buryo bwimbitse. Those who mourn shall receive forgiveness, restoration, and the presence kandi of God. babandi bashavura nibo bazahozwa bakongera bagasanwa. So, the comfort lesson. Noneho ubutumwa bwo guhumuriza. Ignore your sin today and you will mourn for all eternity. Isomo ryo guhozwa. Kwishimira kuba mu byaha no kutabyihana bizatuma urira iteka ryose. Ariko nubabazwa nabyo ukabyihana uzahozwa iteka ryose. None uhisemo iyihe nzira? If you ignore your sin, you will mourn for eternity. But if you mourn your sin, you will be comforted forever. Nuwirengagiza ibyaha byawe ukabyihana uzahozwa iteka ryose. Ariko nutakora ibyo uzababazwa nanone iteka ryose. Number 3, blessed are the meek, for they shall inherit the earth. Gatatu, hahirwa abagwaneza kuko aribo bazaragwa isi. Niho tugeze? Hahirwa abagwaneza kuko aribo bazaragwa isi. What does it mean to be meek? Listen if you desire true power. Ese kuba abagwaneza bisobanura iki? Tega amatwi niba ukeneye imbaraga z'ukuri. Because to be meek is not to be weak. Kuba umugwaneza ntago bivuze kuba umunyantege nke. It is to be gentle, humble, and self-controlled. Ahubwo nukuntu kwicisha bugufi kwirinda. You see, the meek submit their strength to God. Nubango abagwaneza ni babandi biyegurira bakishyira mu Mana. They trust him for his justice and they resist the urge to control others. Bizera Imana kandi bakirinda kuba abantu bagenzura abandi kuri buri kantu kose. The power lesson. Noneho isomo ry'imbaraga. Those who trust God with their strength will one day rule the earth with him in power. Abishingikiza kuwiteka wenyine ku iherezo rya byose bazimana nawe ingoma kandi bategekane isi. Naho abishingikiriza ku mbaraga zabo bazaragwa umubabaro no gukorwa n'isoni. But those who trust in their own strength, they will inherit weakness and sorrow and shame. Abishingikiza ku mbaraga zabo bazaragwa gukorwa n'isoni, bazaba mu gahinda n'ikimwaro. Next one.
igikurikiye Blessed are those who hunger and thirst for righteousness, for they shall be satisfied. hahirwa abafite inzara n'inyota byo gukiranuka kuko ari bo bazahazwa. What does it mean to hunger and thirst for righteousness? Listen if you desire true satisfaction. ese bisobanuye iki kugira inzara n'inyota yo gukiranuka? Tega amatwi niba ushaka kunyurwa no gukiranuka nyabyo. To hunger and thirst for righteousness is to long deeply and persistently for what is good and right in the eyes of God. Nukuvuga ngo kugira ngo ugire inzara n'inyota yo gukiranuka nukugira ishyaka n'igishyika no kwifuza gukiranukira Imana no gukora ibinezeza Imana. And it seeks three things: personal righteousness, nuvuga ngo icyo gihe ugendera ku bintu bibiri, gukiranuka ku giti cyawe, which is to be right with God in the heart and in action. hahandi wo mu mutima wawe uba utungana Imana mu magambo no mu bikorwa. It's a relational righteousness, to live with justice and compassion toward others. nanone ni imibanire n'abandi, kubana neza mu bugwaneza n'abandi. And is it a kingdom righteousness, to see God's will done on this earth? kandi nanone ni ukushaka kubona ubushake bw'Imana bukorwa mu bwami bw'Imana. The satisfaction lesson. noneho isomo ryo kunyurwa. When we continually pursue what is good and beautiful and true, we flourish. iyo dushishikajwe no gukora ibyiza bitunganye kandi by'ukuri, turushaho kwaguka. kubaho dukiranukira Imana bidutera kunyurwa. When we live righteously towards our brothers and sisters in our community, they flourish. iyo tubanye neza na bagenzi bacu duturanye nabo batera imbere. We flourish together. duterana imbere twese. That is the path to satisfaction. iyo niyo nzira yo kunyurwa. Next one. igikurikiye Blessed are the merciful, for they shall receive mercy. hahirwa ab'imitima ibone kuko ari bo bazabona What does it mean? What does it mean to be merciful? Listen if you want to experience true intimacy and love. hahirwa abanyembabazi kuko ari bo bazazigirirwa. ese bisobanuye iki kuba abanyembabazi? To be merciful is to show compassion in action. nuvuga ngo kuba abanyembabazi ni ukugaragaza urukundo cyangwa se impuhwe mu bikorwa Toward three groups of people. ku matsinda atatu y'abantu: Those that are suffering, abari kubabazwa, those that are sinning, abari gukora ibyaha, and people who are undeserving. n'abandi batari abo gukundwa. Luke 6:36 says, "Be merciful, even as your Father is merciful." rukaravuga ngo nimube abanyembabazi nk'uko na so ari umunyebabazi. It means when we choose mercy, we choose to imitate our God. iyo duhisemo kuba abanyembabazi, tuba duhisemo kugera ikirenge mu cy'Imana, kwigana Imana, kuba nk'Imana. Because God's heart is about compassion for the weak, kuko umutima w'Imana ni umutima w'impuhwe igirira abanyantege nke, forgiveness for the sinner, imbabazi igirira abanyabyaha, and even mercy for his enemies. n'ubuntu igirira abanzi bayo. The love lesson. isomo ry'urukundo. When we extend mercy towards others, God extends his mercy to us. iyo tubabariye abaduhemukiye, nibwo natwe twakira imbabazi n'urukundo rw'Imana. Only when we receive God's mercy can we receive the power and intimacy of his love. igihe twakiriye ubuntu bw'Imana, niho twakira urukundo n'imbaraga zayo. So my friends, nshuti zanjye, choose mercy today hitamo uyu munsi kugira ubuntu, imbabazi, and receive love from your heavenly Father. kugira nawe wakire urukundo ruturutse ku Mana. Blessed are the pure in heart, for they shall see God. hahirwa ab'imitima iboneye kuko ari bo bazabona Imana. What does it mean to be pure in heart? ese bisobanuye iki kugira umutima uboneye? Listen if your heart longs for beauty. tega amatwi wumve niba umutima wawe wumva ushaka ibyiza. Does anyone want to see something beautiful in their life? hari abantu bashaka kubona ibyiza mu buzima bwabo bari hano. Does anyone want to see their life made beautiful? murashaka kubona ubuzima bwanyu bugirwa bwiza. Pure in heart. gira umutima uboneye. And here's what it means. kandi dore icyo bisobanuye.
it means complete devotion, loyalty to God above all else. bivuze kwiyegurira Imana ukayikiranukira kurenga ibindi bintu byose. And it means clean motives, a sincere pursuit of holiness. bivuze kugira impamvu y'ukuri igihe cyose ushaka Imana. Not just nice clothes and looking like you're doing the right things, atari kwambara neza ngo ugende ugaragaza ko uri umuntu ukora ibyiza, but deep in your heart when you desire to do righteousness. ahubwo ni ukugira impamvu mu mutima yo gukora ibyiza. And it's your heart and your desire and your actions that come together. bivuga ngo ni cyagiye ibyo ufite mu mutima, ibyo wifuza n'ibikorwa bihuye bikaba ari iby'ukuri. That is integrity, that is purity of heart. ubwo ni ubunyangamugayo, uko niko gukiranuka k'umutima. I want you to imagine ndagira ngo utekereze ibi. the most beautiful thing you've ever seen. tekereza ikintu cyiza waba warabonye mu buzima bwawe. Is it the mountains? Is it the lake? ese ni imisozi? ese ni ibiyaga? Is it the picture of your beautiful family? ese ni ifoto nziza y'umuryango wawe? Nothing compares to this. nta kintu na kimwe twagereranya n'ibi turi kuvuga. It says those who are pure in heart will see God. haravuga ngo ababone mu mitima nibo bazabona Imana. They will see him in all his glory and all his majesty. bazabona Imana mu bwiza bwayo no mu gukomera no guhambara kwayo. And so the beauty lesson. noneho isomo ry'ubwiza. Sin blinds us, icyaha kiduhuma amaso, but holiness reveals truth. kwezwa kukaduhumura amaso tukabona ukuri. And the reward for those who are pure in heart, they shall see God. kandi ingorano ku bafite imitima iboneye nuko bazabona Imana, Which is to be captivated by a beauty unimaginable. niyo mpamvu tugomba guharanira gukururwa n'ububwiza butagereranwa. A few more. hari ibindi. Blessed are the peacemakers, for they shall be called sons of God. hahirwa abakiranura kuko ari bo bazitwa abana b'Imana. Does anyone want respect in this room? ese hari umuntu ushaka kuko abantu bamwubaha? Does anyone want honor in this hari room? umuntu ushaka kubahwa agashyirwa hejuru agakuzwa ikuzo? Listen, if you want respect and honor, tega amatwi niba ushaka kubahwa no gushyirwa hejuru. this is what a peacemaker receives. dore abakiranura icyo bisaba cyangwa icyo bivuze. Peacemakers actively pursue reconciliation with others and God. abakiranura ni babandi bashaka guhuza abantu n'Imana. Peacemakers don't avoid conflict. ntago babantu bakiranura birinda amakimbirane ngo bavuge ngo turayahunze. They step into the conflict ahubwo bo baraza bakajya muri amakimbirane with truth and justice bakazana ukuri no kutabera and faith. no kwizera. James 3:18 says, Yakobo and a harvest 3:18 aravuga ngo and a harvest of righteousness is sown in peace by kandi those who imbuto zo make peace. gukiranuka zibirwa mu mahoro n'abahesha abandi amahoro. The honor lesson. isomo ryo kubahwa. Peacemakers are like farmers. abakiranura bameze nk'ababibyi. Peacemakers are like farmers. They sow peace everywhere they go. babiba amahoro aho bajyaho hose. And the peacemaker's reward is the joy of being called sons of God. kandi igihembo cyabo nuko bazitwa abana b'Imana. Is there anything greater in honor ese hari ikintu kirenze kubahwa than God Almighty to say, none kirenze ko Imana yavuga ngo this is my son. uyu ni umwana wanjye. This is my son. uyu ni umwana wanjye. Honor him. mumwubahe. Last one. icyanyuma turaza kuvugaho. Blessed are those who are persecuted for righteousness' sake, for theirs is the kingdom of heaven. hahirwa baranganije gukiranuka kuko ubwami bwo mu ijuru ari ubwabo. Rejoice and be glad, for your reward is great in heaven, for so they persecuted the prophets. muzishime munezerwe kuko ingorano zanyu ari nyinshi mu ijuru kuko nariko barenganyijwe abambere abigishwa n'abatambyi batubanjirije. What does it mean to be persecuted for righteousness? ese kurenganyirizwa gukiranuka bisobanuye iki?
Listen if you desire a great reward. tega amatwi niba ukeneye ingororano ihambaye. It means suffering, bivuze kubabara, but not for foolishness or wrongdoing, atari ukubabara kubw'ubujiji bwawe cyangwa gukora nabi, but for standing with Christ in his ways. ahubwo kubabazwa kuko wahagaze mu kuri kwa Kristo no mu nzira yo gukiranuka ye. It includes rejection and insult, rimwe na rimwe hari igihe hazanamo kwangwa, slander and speaking the truth in love. noneho ukavuga ukuri mu bugwaneza. But oh, the reward is great. ariko nshuti yanjye ingororano ni irahambaye cyane nini. Because the persecuted are not the losers. nuvuga ngo aba barenganwa sibo babandi bari gutsindwa cyangwa bari gutakaza, They are the winners. ahubwo barenganyirizwa gukiranuka ni abanyabutsinzi. Because their wounds bear the witness to their Christ. kuko ibikomere byabo bigaragaza guhamya Kristo kwabo, And their reward is great in heaven with Christ. kandi ingororano zabo mu ijuru hamwe na Kristo zirahambaye. So this morning we began with a question. muri iki gitondo hari igihe wari kwibaza iki kibazo: Who wants to be happy? ese ninde ushaka kunezerwa? siko twatanye tuvuga. Who wants deep, lasting joy? ninde ushaka uyu munezero wimbitse kandi uhoraho, The kind that cannot be shaken by circumstance, suffering, or death. uyu munezero udashobora gukurwaho n'urupfu, ibyago n'amakuba tunyuramo. We've seen it today. Jesus offers it to us. twabonye ko uwo munezero nta wundi utanga ni Yesu Kristo. But I have even better news for you. ariko ndacyafite indi nkuru nziza cyane. Jesus wasn't just a good teacher. Yesu ntabwo ari umwarimu mwiza gusa. Jesus lived this life. Yesu yabaye muri ubu buzima. Jesus was poor in spirit. Yesu yagize nawe inzara n'inyota byo gukiranuka. Jesus mourned over sin. Yesu nawe yagize kubabazwa n'ibyaha. Jesus was gentle and humble. Yesu yari umugwaneza kandi yicisha bugufi. Jesus always did what was right. Yesu yakoze ibyo gukiranuka. Jesus showed mercy. Yesu yagaragaje imbabazi. Jesus was pure in heart. Yesu yari afite umutima uboneye. Jesus made peace. Yesu yari umuntu ukiranura akazana amahoro. And he was persecuted kandi Yesu yararenganyijwe for you and me. ku bwawe nanjye. On the cross, ku musaraba he suffered to give us joy. yarababaye kugira ngo duhabwe umunezero. He died to forgive our sins. yarapfuye kugira ngo tubabarirwe ibyaha. And he rose again to give us new life, kandi yarazutse kugira ngo aduhereze ubuzima bushya, eternal life. ubuzima buhoraho. And that new life includes kandi ubwo buzima bushya wealth, harimo ubutunzi, power, harimo imbaraga, comfort, harimo satisfaction, harimo kunyurwa, love, harimo urukundo, beauty, harimo ubwiza, honor, harimo guhabwa icyubahiro, and a great reward. harimo n'ingororano ihambaye. This is the good news. iyo niyo nkuru nziza nabazaniye umunsi. Jesus is the Son of God. Yesu ni umwana w'Imana. He is the Savior of the world. ni umukiza w'isi. And he is the source of supernatural joy. kandi niwe nkomoko y'umunezero uhebuje. So today, uyu munsi do not just admire his words. ntuze ngo wumve aya magambo ya Yesu Kristo ngo araryoshye. Follow him. ahubwo mukurikire. Trust him. mwizere. Obey him. mwubahe. Take the path he walked. nyura mu nzira nawe yanyuzemo. And you will find joy. uzabona umunezero. Not because you are strong, kubera ko atari kubera ko ufite imbaraga, but because he is strong. ahubwo kubera ko Yesu ari uhambaye ukomeye. And because Jesus walked before you, kubera ko Yesu ari watubanjije akatujya imbere. and he walks with you now. noneho kandi akaba ari kugendana nawe uyu munsi aka kanya. Amen. 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 Let us pray. reka dusenge Imana. Heavenly Father, we thank you for this gift of your teaching. Data mu ijuru turakushimye kubw'impano y'ijambo ryawe. I confess I do not live this perfectly. ndatura ko ibi nanjye ubwanjye ntabibaho uko bikwiriye. I am weak and fallen and in need of your grace. rimwe na rimwe ndi umunyantege nke kandi ntabwo njyashikira ubuntu bwawe n'imbabazi zawe. Lord, I ask that your supernatural power ndasenga ngo imbaraga zawe zihebuje would come upon us here. zize kuri twe none aha. That we would be Christians not just in word, ko tukugira ngo tutaba abakristo mu magambo gusa, but in action. ahubwo no mu bikorwa.
that we would pursue you and know you and see our communities transformed. Ko tuzakomeza tukagukurikira tukagendana nawe tukabona kandi ari impinduka ziba muri community zacu dutuyemo. Unless the Lord builds a house, those who labor and toil in vain. Kuko Uwiteka yatari uwubaka abubatsi bubakira ubusa. Strip us of our desire to build our own house. Reka rero udushobotse ngo natwe twubake inzu zacu. Give us purity of heart. Kandi uduhereze imitima iboneye. Give us eyes to see your beauty. Uduhereze amaso yo kubona ubwiza bwawe. And may we be about your kingdom. Kandi tubereho ubwami bwawe. Building your kingdom. Twubake ubwami bwawe. Bringing your kingdom to the earth. Kandi tuzana ubwami bwawe hano ku isi. And seeing your kingdom spread and grow throughout the world. Kugira ngo tubone ubwami bwawe bwaguka kandi bugakura ku isi. We cannot do this. Ibyo ntago twabyishoboza. Only you can. Ni wowe ubishoboye. Be pleased by our desire to love you. Reka munezezwe no gushaka no kwifuza kwacu kukunezeza. We thank you in Jesus' name. Turagushimye mu izina rya Yesu Kristo. Amen. Amen. Amen.